Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri channel yacu. Uyu munsi by'umwihariko turavuga ku mwijima w'ihene cyangwa se umwijima w'intama, inyama ubwayo. Abanyarwanda ba kera nibo bavugaga ngo umwijima uvura undi. Bivuga ngo iyo umuntu yabaga arwaye inyama y'umwijima, yaba ari ukubyimba k'umwijima, yaba ari izindi ndwara zifata inyama y'umwijima, hari uburyo bamusuzumaga noneho bakamenya ko ari umwijima arwaye. Cyane cyane mu maso harabigaragazaga, munsi y'ibirenge hakabigaragaza, kumukora ku nda ubwabyo hari uburyo bakoraga ku nda bakabibona, bakamenya ko umwijima ari wo arwaye. Bakamurangira kurya inyama y'umwijima w'ihene, inyama y'umwijima w'ihene cyangwa se inyama y'umwijima w'intama. Umwijima rero uvura undi, umwijima uvura undi. Ubundi kera ntabwo abantu bapfaga kurya inyama z'inka, ntabwo baryaga inyama z'inka. Kiranazira, nta muntu urya inyama ngo anywe n'amata. Nimba wanyweye amata, inyama ushobora kurya, wemerewe kurya, ni iy'inkoko cyangwa y'ihene cyangwa y'intama, ntabwo ari inyama y'inka. Ntabwo ushobora kunywa amata ngo nurangiza ngo ujye kurya n'inka. Cyaraziraga mu muco wa Kinyarwanda. Niyo mpamvu rero inyama zivura, ibice bivura ari inyama z'ihene cyangwa intama. Ni nazo nyama by'umwihariko ziba zigomba kuribwa. Niyo mpamvu aborozi wasangaga bafite amatungo maremare, izo nka, ariko bakagira n'amatungo magufi. Amatungo magufi rero yavagamo igaburo ryabo. Igaburo ryabo wasangaga abishoboye b'icyo gihe barabaga bafite rwose inyama nziza ndetse zidafite ibinure. Ntago abantu ba kera ntabwo baryaga ibinure nk'uko abo babirya. Buriya no muri Bibiliya abantu bavanagaho inyama nziza, ibinure bakabishyira kuri aritari, bakongeramo n'imibavu, noneho bikitwa ko bigomba gushya, umwotsi ukazamuka, noneho Imana yawe igakomüniketinga nabo. Nibwo bwari system ya communication n'indi mico bakoreshaga myinshi cyane. So ibinure rero ntabwo ari ikintu ubundi cyo kurya. Inka, inyama yayo ntabwo ari iyo kurya, cyane cyane ku muntu unywa amata. Umuntu unywa amata ntabwo akwiye kurya inka. Bishobotse warya ihene, intama cyangwa se inkoko, ariko bigasaba no kwitegereza. Nimba ugiye kurya inkoko, ugomba kwitegereza ko uriye inkoko y'umwimerere. Nimba uriye inkoko itari umwimerere, uzamera nk'iyo nkoko wariye. Ni ibintu byumvikana. Nimba uriye amagi atari ay'umwimerere, ni hahandi bavuga ngo kurya amagi arenze rimwe ngo bitera cholesterol cyangwa se byongera ubwoko bw'ibinure mu mubiri. Ushobora kurya amagi arenze n'atanu y'amanyarwanda, ntacyo yagutwara ku munsi. Ariko uriye amagi abiri ya kizungu, indwara ziba zazamutse. Kubera iki? Kubera ko nyine si umwimerere. Ni byiza rero ko abantu
bagaruka kuri gakondo bakiga kurya inyama nyayo, inyama y'ihene, inyama y'intama, inyama y'inkoko y'inyarwanda, bakirinda kurya inyama y'inka, kuko inka ubu zifite n'ibibazo zose, usanga baraziteye intanga zigira gute, direct zijya mu mwijima, direct zijya mu mpyiko, direct zijya mu mara, direct zijya mu maraso, ugasanga wariye ikintu utagombaga kurya. None se ni gute wakomeza kwivura wongera uburwayi mu mubiri wawe? Iki ni ikintu abantu baba bagomba gutekerezaho. Nimba ushaka kugira ubuzima bwiza buzira umuze, nimba ushaka kugira ubuzima bwiza, higa ibintu bya gakondo. Umwijima rero uvura undi. Abantu barwaye amakanseri y'umwijima, abantu barwaye ibibazo byo mu bwonko, abantu bafite ibibazo by'imitima, iyi nyama ni inyama ibafasha cyane, cyane cyane ko ikungahaye mu ntungamubiri zitandukanye, harimo proteine, ikagira ibinure bikeya tugereranyije n'izindi nyama, ikaba ifite ingufu mu kongera ubudahangarwa bw'inyama hafi 10 z'umubiri, kubera icyo nakwita minerals cyangwa se imyunyungugu ifite umubiri ukeneye, harimo sodium, harimo copper, harimo iron, n'ibindi nka vitamine B, vitamine A, vitamine B ya 6, vitamine B ya 12, ifite rero ibyo ni twita folate, ikagira selenium, ikagira riboflavin, ikagira manganese, ifite mbese urebye intungamubiri nyinshi umubiri wawe usanga ari wo ukeneye kugira ngo ugire ubudahangarwa. Ndetse ifite na magnesium ushize twayiganiriyeho ku mpyiko n'amagufa, impyiko n'amagufa, kugira impyiko zikora neza, kugira impyiko nzima n'amagufa. Of course iron mu kugira organs zifite ingufu, ndetse by'umwihariko umutima ufite ubudahangarwa. Burya umutima ni umwami w'ishyamba, umutima ni umwami w'ishyamba. Umutima iyo watangiye kurwara indwara zitandukanye zifata iriya nyama y'umutima, biba ari ikibazo gikomeye cyane mu zindi nyama zose z'umubiri, biba ari ikibazo gikomeye. Iyi nyama rero izamura ubudahangarwa bw'umubiri, ikongera ingufu zikorerwa mu mubiri, ikongera ikagabanya indwara zifata imyanya y'ubwonko, indwara zifata imitsi, noneho ikaba inagabanya ubushye mu mubiri. Kugabanya ubushye rero byatugarura he? Byatugarura nanone kuri za gahunda tumaze iminsi tuganira. Tumaze iminsi tuganira ku bibazo navuga abantu bafite muri kino gihe, ariko biterwa n'imiti navuga ko bayise ko ari safe and effective, ko ifite ubuziranenge, ariko uko iminsi ishira niko ubushakashatsi bugenda bukorwa,
bigakomeza kugaragara ko ntabwo iyo miti yari ifite ubuziranenge nk'uko babivuga. Ntabwo nk'ubushakashatsi bwo muri Lund University muri Sweden bwerekanye ko iriya messenger RNA, lipid nanoparticles of course, cyangwa se turiya twica mubiri, sigaye ntwita utwica mubiri mvamugabane, kuko uburyo badusobanura of course ku bantu bajijukiwe n'ibintu by'ubuganga nyine barabisobanura ukabyumva, ariko impamvu nsigaye nkita akica mubiri mvamugabane nabyo nzabigarukaho. Ubwo rero ako kica mubiri mvamugabane, ubushakashatsi bwerekanye ko iyo messenger RNA iyo igeze mu mubiri, babivuze mu cyongereza, the messenger RNA or nanoparticles from Pfizer vaccine is invented into DNA or become DNA in the liver cell nucleus. Bivuga iki rero? Bivuga ngo iyo turiya turemangingo mvamugabane twinjiye mu mubiri, baduteye mu muntu, turagenda, of course izo RNA ziragenda, aritwo turemangingo mvamugabane, turagenda tugahinduka akaremangingo nyamuntu fatizo, ikitwa DNA. Noneho byahinduka akaremangingo nyamuntu fatizo, kakagenda mu turemangingo tugize, mu turemangingo mwijima tugize umwijima, ndetse kakinjiramo. Niyo mpamvu bavuze ngo into cell nucleus. Kakinjiramo. Iyo kamaze kinjiramo rero, kongera ikorwa cyangwa se icyo bise production of a protein called line 1. Line 1 ubundi ni ubwoko bw'akanyamubiri cyangwa se nakwita protein kaba mu mubiri wacu, ariko kari ku rwego rwa 17% kuko hari n'utundi. Iyo line 1 rero irongera igakora izindi kopi zihe za messenger RNA, igakora kopi zindi zikaba nyinshi. Izo kopi iyo zibaye nyinshi, ziragenda zikongera zigahinduka, ukuvuga ngo ka karemangingo fatizo nyamuntu ariyo DNA, noneho hose kakazenguruka. Ubwo twavuga ko duhereye inyuma iyo line 1 ibaye genes, iragiye ikoze uturemangingo, ikoze copy, messenger RNA copy zayigeze mu mubiri, izihinduye nyinshi ziragiye, zibaye
zihindutse DNA. Zihindutse DNA, akaremangingo fatizo k'umubiri k'ibanze. Noneho ubwo ka karemangingo n'ubundi kakongera kagakora utundi, ariyo protein line 1 kakayikora. Ni umuzenguruko rero, ni umuzenguruko kuko yo iragenda igatangira igashobora kuba yatera uburwayi bugiye butandukanye, kuko nyuma y'uko utwica mubiri mvamugabane twinjiye mu bantu, abantu bajya kwisuzumisha ku isi hose. ni isigaye natural phenomenon, bajya kwisuzumisha bagasanga barwaye za hepatitis B, idaturutse ku bundi buryo ubusanzwe yandura, ahubwo yakoreye mu mubiri. Kuko iyo fotokopi za messenger RNA iyo zigiye zishobora gutera icyitwa genome toxicity, cyangwa se kwangirika k'uturemangingo nyabumwe tw'umubiri tugize umubiri. Bivuga iki rero? Utwo turemangingo nyabumwe tugize umubiri dushobora kwangirika everywhere. Ubwo aho twahereye mu mwijima, tukaba twavamo ikizavamo kanseri. Bivuga iki rero? Bivuga ngo abantu bakoresheje utwica mubiri mvamugabane no mu myaka 10, no mu myaka 20, no mu myaka 2, mu myaka 3, mu myaka 4, mu myaka 5, abenshi bazaba barwana n'indwara za kanseri. Hakorwa iki rero? Hakorwa ko abantu birwanirira. Niyo mpamvu nahereye ku nyama y'umwijima mvuga nti umwijima uvura undi, kandi burya uhiriye mu nzu nta hadapfunda imitwe. Niwo mugani w'ikinyarwanda ni kuvuga, uhiriye mu nzu nta hadapfunda imitwe. Iyi nyama umuntu ashake urwaye ndetse n'utarwaye, kuko iyi nyama ivura n'abantu batafashe utwica mubiri mvamugabane, nayo uratuvura. Abantu basanganwe izi ndwara cyane cyane zifata umwijima, iyi nyama ntizinavuga ngo iravura. Kuvuga ngo kuvura ni ikintu gikomeye, kuko abantu bavuga ko bagiye kwivuza kwa muganga, ariko ugasanga babahaye imiti y'isukari, ni ubuzima bwose. Ubwo se abayivuje babahaye imiti y'umutima, ubwoko butandukanye, indwara zitandukanye zifata inyama y'umutima, ni ubuzima bwose. Ntabwo abayivuje, ahubwo aba yinjiye muri system, ariko ntabwo baba bamuvuye. Kuvura ni ukuvura indwara igakira. Rero iyi nyama yakorohereza mu buvuzi umuntu akora yikorera mu rugo iwe, cyangwa se mu buvuzi bundi yakunganira, yafasha. Ndetse ikoreshejwe igihe kirekire nk'iminsi 77, umuntu aba yabonye impinduka. Ndavuga cyane cyane ku bari kuzo bita therapy, nk'izo bita chemotherapy, ni izo abantu barwaye amakansas, indwara za kanseri bakunda kujyamo. Iyi yafasha abantu nabo bari ku miti ya high blood pressure, cyangwa se imiti ibi bita pressure cyangwa hypertension, indwara zifata umutima. Iyi yafasha abarwayi ba diabete, inyama irafasha cyane. Abarwayi b'imitsi n'ibibazo byo mu ngingo, kubera ya myunyungugu twabonye, iyi nyama yabafasha cyane. Iyi nyama rero yanagituma uko
ka karemangingo mvamugabane uko kangiza ari nako yo ijyamo ikagerageza gusanasana. Iyi nyama irasana. Niyo mpamvu abanyarwanda bavugaga kera ngo umwijima uvura undi. Abanyarwanda ba kera bavugaga ko umwijima uvura undi. Kandi buriya twitegereje buriya tuzasanga izi ntuza zindi, iyi miti twita ko ariyo twitaho cyane, ngo niho abantu bagomba kwivuriza, ngo niyo miti ivura, ariko tujye twibuka ko isi ibayeho imyaka tutazi. Bamwe bavuga billions, abandi bakavuga millions. Imyaka myinshi cyane ikiremwa muntu cyabayeho, buri muntu wese uri ku isi yakomotse ku basokuru bakoresha imiti y'umwimerere nk'izi nyama z'umwijima, bakoresha imiti y'ibiti. Ntabwo imiti y'ibiti yariho mu myaka, imiti y'ibinini ntabwo yariho mu myaka ya za 1800, 1700 kumanura. Imiti y'ibinini ntabwo yabagaho. Buri gurupe z'abantu uburyo babagaho bari bafite uburyo bivura. Ubwo bumenyi rero buragenda bucika kubera ko abantu bigishwa ko kuvurwa ari uburyo bumwe. Kuvurwa ntabwo ari uburyo bumwe. Niyo mpamvu navuze ngo ihiriye mu nzu nta hadapfunda imitwe. Hari uburyo bwinshi bwo kuvura. Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha mu gufasha umubiri we. Uburyo rero bumwe bwiza kandi bunafite akamaro ni ubu ngubu bwo kudasuzugura inyunganira mirire. Umwijima mukoreshe by'umwihariko abafashe utwicamubiri mvamugabane. Ni byiza ko ndetse muzajya munakurikira ibiganiro byanjye, ntihagire ijambo na rimwe ribacika. Abari ku isi hose cyane cyane ariko abafashe utwicamubiri mvamigabane, kuko hari byinshi biri gusohoka mu bushakashatsi butandukanye mu bihugu bitandukanye byagirira umuntu akamaro ko kumenya ubu buryo yarwana n'utwo tuntu. Kuko nimba bakubwiye ko ipine ryawe rishaje, nturihindure hakiri kare, rikarinda rigutobokeho rishobora guteza na accidents, impanuka. Impanuka rero ni ikibazo nacyo, kuko byakabaye byiza umuntu yabimenye mbere akirinda. Bakubwiye ngo jyana imodoka yawe muri control, ntuyijyane igakora accident kubera itameze neza, amakosa aba ari ayawe. Murakoze rero, mwakoze kudukurikira. Mwari kumwe na Master Kata. Mukoreshe inyama y'umwijima w'ihene, mukoreshe inyama y'umwijima w'intama, ndetse n'inyama y'umwijima w'inkoko ya gakondo, inkoko y'umwimerere nayo igira akamaro cyane. Mugire rero ibihe byiza, naho ubutaha mu biganiro byacu.